nagira ngo duhere ku rupfu rwa Papa Francis n'urupfu rwamenyekanye mu gitondo ariko yaramaze amezi agera kuri 2 isi yarabitangaje ivuga ko yamaje kwitaba Imana kuki pike abantu bamenye kano kanya cyane ko amakuru avuga ko yitabye Imana kera dute twibaza kiri buze kuza gukurikiraho ninde uri buze kuza kumusimbura bimeze gute amakuru ari yuko ari umunyafurika ushobora kuza kuba papa we bimeze gute ndagira ngo wenda uyu munyafurika n'umunyagana bita Peter Turkson n'umunyagana afite imyaka 76 mu bantu nyine bavuzwe urumva papa ku rutonde rwe yatanze abantu 100 we yatoranyije pop ariko hari undi abandi bari kuvuga twebwe dusa nkaho tutarebye mu itangazamakuru cyane ry'isi mu bantu batandatu bariho ndi kubona atarimo muri bano bantu batandatu bari gukekwa ko bashobora kuba aribo basimbura papa ariko nka Peter Eldo we tugiye kureba mu bantu bari gutegurwa muri Afrika twabonye Peter Turkson hanyuma twongere turebe umuntu ubundi ufite amahirwe cyane kandi uwo muntu ntago Papa Francis wigeze anamuvugaho yego nawe araza kutubwira impamvu wenda uri kuvuga umugabo witwa Robert Sala yabatse mu kwezi kwa gatandatu itariki 15 umwaka wa 1945 yego avukirana bita Orusi yo Konkuni muri Guinea uyu Robert Sala afite imyaka 40 ariko waramutse abayeho we ubundi nizihe nyungu y'abafitiye Afrika buri agenda cyabyibaza ntago ndabona igisubizo kubera ko iyo bakamana ryaje ritwereka ko imigenzo yacu ya gakondo itariyo rumva batwereka ko ibintu twe twakoraga atari byo kujya gusura imva z'abantu bacu ngo atari ibintu byanyabyo kujya kubasura imva zabo batwereka ko ari imigenzo ya gipagane ariko urumva Keni tuva hano tukajya Yerusalemu gusura imva z'abantu ba Kiliziya Gatolika bahapfiriye benshi yego imva zabo bazungu tukajya kuzisura kandi batubuje gusura imva ariko kuba agiye kubijyanye n'intambara pike kuko turabizi ko papa afite uruhare runini cyane rwo kubashwa no kuvuga intambara zikaba zahagarara kuki byagaragaye ko nta kintu kigize kiba kandi yarabitangaje impamvu abari yihe ndetse n'ukuboko kwabo pike buri yara abantu benshi batakubona ariko ikintu gihari rero buriya kuri Kiliziya Gatolika intambara ziri inyuma yuko papa ari bagomba gufasha ko bikemuka zimwe n'intambara zishingiye kwiboka amanirega ntago zari gupfa gukemuka intambara zo muri Ukraine ku myemerere n'ikintu noneho cyagutangaza muri Afrika abantu mushobora no gupfa imyemerere mukanicana abantu bakicana kwibaza nk'aba turi gupfa iki kuko tutemera kimwe ubundi turi kwemera ibiki bituma tutemera kimwe byande byabarabu baje bakatugira abacakara igihe kirekire imyaka myinshi si byabazungu naho baje bakaducakarisha no bakaducuza imyaka myinshi bo barangiza bakagoma bakadutwara n'ubutaka ngaho Vatican umugabo gato katanangana n'umujyi wa Kigali kakagena ubutaka hafi bwo kwisi bw'amamiliyoni n'amamiliyoni y'ubuso yego ariko wabonye nko muri Congo Felix Tshisekedi yabwiye abaturage ko bagomba kunamira papa bakifatikanya ubwo n'abantu b'Vatican ndetse n'abakatolike kwisi hose wera turaza kuza kubigana ariko urumva ko Congo n'ubundi katolike ifite uruhare runini muri kira gihugu kora ko Tshisekedi yabwiye abaturage ko bagomba Congo ni imwe mu ifite abayoboke benshi cyane bakiriziya gatolika kubera ko kuri mata turi kuvugana Republic Democratic of Congo ifite abaturage bagera kuri 126 mu gihe mwaka wa 2022 bari bafite abanyamuryango 135 bari bakiri ku mwanya wa mbere mwaka wa 2023 nabwo bari bafite 152 z'abayoboke ba Kiliziya Gatolika mu gihe cy'umwaka umwe gusa wese biyongeye 115 uyu munsi bafite hafi muri 160 mu gihe Kongo ubwayo ifite 126 z'abaturage rero ikaba igihugu cya mbere gifite abayoboke ba Kiliziya Gatolika kwisi hano ubwari Yes, nizere ko umeze neza cyane utubana umunsi ku munsi makuru abajya atandukanye ndetse udukurikirana biganiro tugenda tugezaho umunsi ku munsi umva ko tugushimiye cyane hano sabohereye mu bice bigiye bitandukanye niba mucya dukore subscribe urashana comment tubona gatano kuri gatano ndi kumwe na Peak the Sound Peak Production niwe tugiye kuganira no musaza muramumenyereye ndetse baduhereza ibintu bya danje Peak umeze neza tumeze neza ariko reka twifatanye n'abakristo babuze papa Paulo yitabye Imana byatangajwe uyu munsi ariko ntago ari cyo gihapfiriye yego ariko byatangajwe uyu munsi abantu benshi ngo babimenye natwe turabimenye ndi kubira hano kuri machine imbere yanjye mumeze mutireka tubasuhuze yego reka tubifurize no kugira ibihe byiza abantu turi kumwe Keni urakoze cyane rero kuba turi kumwe
ku mirongo migari yacu twavuze ko nta muntu uzigera uhagira ngo agire irungu. Dufite byinshi byo kuganira, tuzatuganira pe, ariko tunashimira n'abantu bagiye batwandikira muri comment batukomeza batwereka ko umurongo dufite ari muzima, ariko bashaka amakuru yimbitse, bavuga ati nubwo mufite umurongo muzima turi kureba ariko turashaka amakuru yimbitse. Keni, amakuru ari nayahe? Amakuru ni menshi cyane pike cyane ko n'amasaha bagenda yicuma. Nagira ngo duhere ku rupfu rwa Papa Francis. No rupfu rwamenyekanye mu gitondo, ariko yaramaze amezi agera kuri 2. CIA yarabitangaje ivuga ko yamaje kwitaba Imana. Kuki pike abantu bamenye kano kanya cyane ko amakuru avuga ko yitabye Imana kera? Barashize amezi 2. Byo yari amakuru yo kuvuga, ariko ejo yaragaragaye. Ejo yaragaragaye, amakuru menshi yakomeje kuvuga mubika, ntago ari rimwe ntago ari kabiri bakomeje kumubika. Yego. Ariko ejo yaragaragaye, Papa Francis ejo yaragaragaye. Ejo hari umunsi mukuru wa, hariyo ntago uri umukristo Keni. Ejo yari Pasika. Hari umunsi mukuru wa Pasika. Umunsi mukuru wa Pasika ni umunsi bita babita Easter. Yego. Kugira ngo tubanze dukirenge kuri kino kintu ukora ko hari abantu batangaje amakuru izo nkuru. Amakuru ya Papa ko yapfuye. Yego. CIA igaragaza ko hari hashize amezi agera kuri 2 baratangaje ko Papa Francis yitabye Imana. Nagira tuze dukirenge kuri icyo kintu, kandi twagiye tubona nyuma yaho amashusho agaragara urivuga ko CIA niyo yari yabishyize hanze. CIA yo muri Amerika. Okay, ishinzwe ubutasi. Yarabishyize hanze ko yitabye Imana, bavuga ko yaramaze amezi agera kuri 2. Ariko pika tunabihuje n'abavandimwe ra muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uribuka ko Papa Francis yifurije abaturage bose ko bagira amahoro ndetse bakabana neza. Angela avuga ati amahoro naboneka mu bihugu bitandukanye harimo za Ukraine, avuga za Sudani, Angela ashyiraho n'igihugu cya Kivu. Ngira ngo urabyibuka ntabwo yavuze Repubulika ya Kivu, yavuze abaturage bo muri gace ka Kivu. Yavuze Kivu, abantu bo muri Kivu. Ibyo byose ni ibintu byagiye, ariko n'ubundi bijya gusa nkaho yarahari. Uya nejo yarasenze, yagiye gutanga umugisha ariko ameze nabi pe, byaragaragaraga no ku mashusho. Biranagaragara nyine mu mashusho, urumva hari ukuntu atari ameze neza, bigaragara ko ari gutanga umugisha ariko bisa nkaho ari uwa nyuma. Papa rero ntago ari ubwa mbere buriya Papa akenshi na kenshi bakunda kubabika, bakunda kuvuga nyine ko bapfuye kubera benshi bakora imirimo y'ubupapa bamaze gusaza. N'igihe rero hazamo ka kantu ko kuvuga ngo agasa nkaho umutima uciyeho gatariko akaba kiriho, abaganga bakongera agakora akazi kabo. Byamaze kugaragara ko inkuru nyinshi zari zaravuzwe nyine ku rupfu rwe zari ibinyoma, ariko no munsi ntago zikiri ibinyoma. Areka ariko tubivuga rero ukuri kukuri, aho tuvugana gutya Papa Francis yapfuye, ntago akiriho. Yenda nk'umushumba wa Kiliziya abantu barihangana, amakuru natwe tujye tuyareba nk'abandi. Hari igihe umuntu bashaka kureba amakuru nk'abandi, tuyavuga rimwe na rimwe tutayarebye neza, ariko tukagenda rimwe tuyabusanya, njya nkunda kubibona. Ariko nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika sinzi niba bavuga gupfa ko nk'abami bavuga gutanga, ariko nyine ndabona banditse ngo who has died at age 88. Ngo World Catholic Mount Pope Francis who has died age 88. Abagatolika ku isi yose bari mu gahinda n'akabaro kubera ko Papa yitabye Imana afite imyaka 48. Papa uyu rero ubundi ntago yitwaga Francis, ariko kubera ko Papa Francis mu mateka y'abapapa y'abapopes niwe ngo ugeze kuba umuntu mwiza, biba ngombwa ko n'abandi benshi bakomeza kugenda biyitirira izina rye. We yitwaga George Mario Bergoglio. Yitwa George Mario Bergoglio, avuka muri Buenos Aires, ni muri Argentina. Yavutse muri 1936. Yego. Zari tariki 17 December mwaka 10 mu kwezi kwa 12. Hanyuma apfuye mu kwezi kwa 4 tariki 21 2025 ku myaka ya 48 St Malta House i Vaticano. Yarari mu nzu y'abapapa n'ubundi bandi, ntago ari inzu ye bwite. Uko ibaye papa hari abaguha inzu ugomba kubamo. Ni inzu yitwa St Malta House, nuvuga ni inzu y'umutagatifu Marita iri Vaticano City muri Vatican. Yego. Hanyuma yari yarakoze imirimo myinshi, yakoze imirimo myinshi cyane, yaramugira neza, yatwaye ibihembo byinshi, yanditse ibitabo. Urumva inkuru zo nyine nyinshi ntago twazivuga ngo turangize ko nabandi bazivuze, ahubwo turebe ngo nikiri bukurikireho n'ikikeni. Wowe nyine mu kuri kubireba yamaze gupfa already. Yego. Reka n'abakristo bihangane kubera ko Uwiteka niko yabishatse buriya. Hejuru ubuzima bw'abantu nyine hari umuremyi ugena uko we ubwo buzima butwara.
yego ni Vatican urumva babyemeje bemeje ko urupfu rwe rwabaye bwo no kwenganisha abakatolike bose kubera ko abakatolike nyamapapa abahagarariye abakatolike bose kwisi ya cyane kubera ko mbere mu gihe cy'Iyobokamana ari gikomeye bajya bavuga ubundi ko papa ari we jambo ry'Imana ku isi akavuga ko ari we uri mu kimbo cy'Imana ku isi kera ariko aho ikoranabuhanga n'iterambere ryagiye riza ryagiye rihindura ubuhangange bw'abapapa ku isi ndetse n'abayobozi bakuru b'amadini benshi batandukanye ikoranabuhanga ryagiye rihindura ubuhangange bwabo. So uyu munota rero turi kuvugana nibyo niwo ruhagarariye n'ubundi muryango w'abakirisitu ba Kiliziya Gatolika ku isi. Yego. Ahubwo turebe ngo Kenny dute twibaza kiri buze kuza gukurikiraho ninde uri buze kuza kumusimbura bimeze gute amakuru ari yuko ari umunyafurika ushobora kuza kuba papa we bimeze gute ndagira ngo wenda uyu munyafurika n'umunyagana bita Peter Turkson n'umunyagana afite imyaka 76 mu bantu nyine bavuzwe urumva papa ku rutonde rwe yatanze abantu 130 n'abangahera we ku rutonde rwe yatanze abantu bashobora kuzamusimbura ariko ni benshi yawe nabo harimo ab'ingenzi dukeneye abantu bakeneye kumenya kuko we tukanireba niba yenda hari ikiri buze kuba cyahinduka kubera ko mu bakandida bayatanze agera hafi ku 138 yego yari yahisemo ko bashobora kuba bazatorwa umwe mu bamusimbura we nabo yihitiyemo ntabwo itangazamakuru rirabaza ngo bumve neza ko bakeneye ariko muri abo ngabo harimo 6 yego urebe ikintu gisekeje harimo 6 bari gukekwa cyane n'abantu 8 muri abo 8 harimo bita Cardinal Peter Eldo Cardinal Peter Eldo n'umutaliyano hakabamo Cardinal Peter Turkson n'umunyagana hakabamo Cardinal Piero Parolino hakabamo na Cardinal Mario Grech hakabamo na Cardinal Matteo Zuppi ndetse na Cardinal Louis Tango. So rero muri bano bantu bose uko turi kubareba hano reka turebe kwanza abari gukekwa cyane kubera kanteni zisi zahinduye imitekerereze abenshi bari gukeka ko yenda papa ashobora guturuka mu gice cy'abirabura cyangwa mu gice cy'abantu bo muri Aziya kugira ngo habashe kubaho uburinganire mu myumvire abantu banabone neza ko yenda hatoranywa abapapa bagendeye ku ibara ry'uruhu mu buryo bwo guca ariko hari umuntu umwe hano muri bano bantu cyaba ari cyo gihe sepike kubera ko urumva inshuro zose nibwo bwa mbere byabibaye byashoboka ariko twakwitegara ahageze utorwa byagenda bite kubera ko abirabura hari uwigeze gutorwa tumutezeho byinshi n'amakiriro ariko ntago ariko byagenze twarebye umuntu bitaga Barack Hussein Obama ibyo yakoze ntago aribyo twamuteganyagaho nk'abanyafurika we thought maybe he was somebody who was supposed to be there as one of us twari tuzi ko ari umuntu ugomba kuzaba uri muri Amerika nk'umwe muri twebwe ariko ngiye guhagarara abanyafurika yadukozemo bibi cyane baze ko urupfu rwa Saddam Hussein rwari rwarananiranye rugakunda ku ngoma ya Baraka rwa Gaddafi ariko nabo bose bapfuye muri manda n'undi ya Barack Obama turavuga Bin Laden nuvuga ngo Bin Laden tumare nk'umwarabu ariko ture muri Afrika urupfu rw'umuntu w'igihangange intwari ya Afrika uyu munsi abantu benshi babyemera babyanga muri Muammar Gaddafi intwari ya Afrika yego urupfu rwe rwabaye executed na Barack Hussein Obama perezida w'igihugu cya Amerika hanyuma turebe ikibazo yasize muri Sudan gikomeye cyane kiziye kirangira yenda tukiraho reka turebe ngo muri Ghana se uyu mugabo bishobora kuba byakunda ko we ashobora kuba yaba pope nubwo ari we yatoranyije pop ariko hari undi abandi bari kuvuga twebwe dusa nkaho tutarebye mu itangazamakuru cyane ry'isi mu bantu 6 bariho ndi kubona atarimo muri bano bantu 6 bari gukekwa ko bashobora kuba aribo basimbura papa ariko nka Peter Eldo we uko bigaragara n'umunya-Hungarian Cardinal Peter Eldo n'umunya-Hungarian wakomeje kuba ari ruhande rwa papa Francis kenshi inshuro nyinshi cyane uyu munsi turi gukeka ko ashobora kuba ari umwe mu bantu bari guhabwa amahirwe ariko ku ruhande rw'abanyafurika n'ibyifuzo byacu turi kwifuza ko Peter Turkson ashobora kuba ari wahabwa umwanya n'umunyagana ni Ghanaian Peter Turkson yitwa Peter Kondo Apia Turkson
niyo mazina ye uko arane. Uyu ni umwe mu bantu bari guhatanira papa yashyize ku rutonde rw'abantu yifuza ko aramutse adahari bamusimbura no muri Afurika. Afite imyaka 76 yavutse mu 1948 hari mu kwezi kwa 10 tariki 11. N'umunyagananian avuka ahitwa muri Nsuta muri Ghana, n'uyu munsi aracyariho. Ariko noneho nyuma y'abantu bose ari undi muntu hano ukomeye cyane batako bitigeze bavugaho Kenny. Kandi abapapa benshi bakunda kuba selectinga buri bamaze kugira imyaka kuva hafi kuri 87 9 kuzamura. Benshi baba bakuze hamwe usanga batakigira amarangamutima kuri byinshi. Nta nirake murashobora guhita yibaza impamvu akavuga ati kubera iki ubundi baba bakuze bari abasaza bafite imyaka myinshi. Nabyo ni ibintu byo kwibazwaho kubera ko tujye tuganira ku kintu uravuga uti buriya abantu bamaje gukura nta viziyo nta marangamutima nta viziyo ariko bakagira so the grown people they have no vision. Abantu bakuru cyane kandi nabivuze kandi ugasanga nibo barebereye isi kubera iki wenda niyo mpamvu niyo bayangije nyine barayitoba uko bashatse. Donald Trump ndetse na Joe Biden batobye si uko bashaka twarabibonye. Reka turebe ku bapapa rero. Abapapa bo impamvu nyakuri ariko abantu bakuze nubwo navuze ngo abantu bakuze the old men they got no vision. Ariko urabizi bagira nibo basigasira ibyagezweho uko barabisigasira sinzi niko byumva. Abenshi rero babashyiraho kugira ngo babashe kurinda ibyagezweho ntagarukira ngo bagire ibindi bagura mu mitekerereze. Rero nka Vatikano ifite amabanga menshi ikeneye ko arindwa n'abantu badafite ibintu byo gusamara biriya bya cyana. Usanga abantu bafite ibintu byo gusamara bya cyana. Hakeneye abantu nyine bakuze batagifite amarangamutima. Batari no kugenda bahubukira mu bintu byose batwara ibintu bakabireka kuri old version. The way they were supposed to be uko byahoze biriho kuva na kera mbere ko no bajya kubimenya ko nabagomba kubika nyine mu mabanga kuko ntagara abantu bafite byinshi babwira rubanda ngo muze tubaratira ibi. Ariko tukiri bato akantu kose ubonye niyo guze sahura birata wagura telefone ukabirata buri kantu kose nyine ubonye uhita ukarata tu. Yaba imodoka yaba iki ujye ureba iyo turi gukora ama videos tugakora videos turugaragaza mu modoka tuyarimo twifotoza ku mamodoka y'abandi ku mazu y'abandi ni kubera tuba tukiri bato turasamara. Rero hari imyaka ugera mugasanga ibyo byose kujya kubyerekana nta nicyo bimaze kuko buriya no kwerekana bimwe mu mitungo utunze cyane n'ibintu biterana rubanda ishyari. Ariko reka turebe abapapa bo babashyiraho kubera ko n'abantu bafite buriya kuburi mukuru nanone ijambo ryawe ryumvwa cyane kurenza ijambo ry'umuntu mutoya. Ijambo ry'umuntu muto kugira ngo ryumvwe bisaba gushyigikirwa n'ibintu byinshi. Ariko rero umuntu mukuru abandi so they seek blessing from you babumva ko ari ufite n'ubunararibonye reka ushobora kuba ubura vision ariko ubunararibonye bufite. Buriya vision imbere hazaza n'ubunararibonye mu kurinda ibyagezweho n'ibintu bitandukanye. So rero niyo mpamvu bakunda kubafata ariko ibyo twazabirebera undi mwanya tukanabiganiraho. Tugiye kureba mu bantu bari gutegurwa muri Afurika twabonye Peter Turkson. Hanyuma twongere turebe umuntu ubundi ufite amahirwe cyane kandi uwo muntu ntago Papa Francis wigeze anamuvugaho. Nawe araza kutubwira impamvu wenda uri kuvuga uno mugabo witwa Robert Sala yabatse mu kwezi kwa gatandatu itariki 15 umwaka wa 1945. Avukira ahantu bita Orusi yo Konkuni muri Guinea. Uyu Robert Sala afite imyaka 34 niwe wabaye karidinali wa mbere ku isi mutoya. Akantu warukazi se. Impamvu nyine afite amajwi menshi cyane nuko yagiye aca mu bintu byinshi cyane. Yanabaye yize ahantu henshi. Yize amashuri menshi atandukanye ariko ikintu kitangaza cya mbere yakoze kurenza abandi bose babaho. Niyo karidinali wa mbere ku isi wabaye cardinal afite imyaka 34. Ku isi yose niwe muntu wabaye karidinali akiri muto. Abandi bakunda kuba abakaridinali bamaze kurenga imyaka 55 niwe wa mbere ku isi wabaye karidinali mu myaka ya 34. Hanyuma akaba ari kunugwanugwa n'abakristo benshi kandi abakristo bari kumunigwanuga hafi ya bose n'abari ku mugabane wa Afurika. No tuvugana gutya Kiliziya Gatolika ifite abayoboke barenga miliyari 1 na miliyoni 360 hafi miliyari 2. Miliyoni zira muri 800-900 ziri muri Afurika. Icyo kintu kirakomeye. Ako kantu kuko muri izo miliyoni ziri muri Afurika hafi 800-900 ni hafi umugabane wose wa Afurika.
bose n'abagatulika n'abatari abagatulika bari ibyo bita related religions n'uvuga na amadini ashingiye kuri kiliziya gatulika afite inkomoko kuri kiliziya gatulika n'ibindi. Bari kumva biramutse bibaye ngombwa akaba ari we washyirwa ku bwami bwa ku buyobozi bwo kuba yayobora kiliziya gatulika, ayenda abakristo ba kiliziya gatulika mu bice byo muri Afurika bagira irindi jambo, ubwo amajambo bagira ntago namenye icyo ashingiyeho, kereka dutumiye umuntu ushinzwe ibintu bya kiliziya gatulika by'iyobokamana. Ariko tukamenya ngo ubundi abayoboke b'idini bahitamo umuntu w'igice cy'iwabo kubera iki bashaka icyene wabo, kuki bagendera ku cyene wabo. Ko Robert Sara nabonye kuva Pope yakwitaba Imana yavuzwe inshuro nyinshi cyane, avugwa ibigwi ari gutrendinga ku buryo mu gihe cy'amasaha 2 kuri Hindustan Times, mu gihe cy'amasaha 2 kuri The College of Cardinal Post, bari kuvuga mu gihe cy'amasaha 2 ubwo nigwira ndeba kuri ABC 7 News muri New York mu gihe cy'amasaha 2 bari kuvuga Robert Sara. Yego, none wabyemera ugiye nko kuri Twitter nibwo ariko niho ari kuvugwa cyane, bivuze ko no mugabo arimo arahabwa Robert Sara ari guhabwa amahirwe menshi. Ikindi kintu narimbonye na za YouTube ndabona ziri kumuvugaho Robert Sara. Yego, kindi warubonye niki ku tariki 15 ubwo z'ukwa gatandatu nibwo azaba yujuje imyaka 80. Kakano waravuze ati imyaka n'ubundi menya bagira imyaka irakonta imyaka 80. Kubera Vatikano buri yigira amabanga akomeye ababitse hariya batajya bifuza ko undi muntu yamenya. Rero umurinzi w'icyo gihango cyayo mabanga agomba kuba ari umuntu mukuru, umuntu utagisamara. Icyo ni kimwe mu bintu bya mbere tureberaho. Umuntu udafite byinshi ajya kuratira isi, wa muntu uzakomakoma abandi bantu, ndetse bimwe na bimwe mu myanzuro yabo ibyo bashaka kugira ngo bamugezeho ugasanga ntago akeneye kubyemera, kuko wari kubona ko ibyo ari kurinda biri ngombwa ko ibyo yarahiriye kurinda. Buriya ntago bo bagura ibihugu, ntago bagura iyobokamana, ahubwo bararirinda. Noneho icengeza amatwara ry'iyobokamana igakorwa n'abandi bari munsi yabo. Yego, kubera ko Vatikano buriya ubuyobozi bwa kiliziya gatulika bumeze nk'ikigo cya bumeze nka leta ubwayo. Let us count it as a government. No, uruhande rumwe bumeze nka leta mu buryo bw'imiyoborere yabwo, urundi ruhande mu buryo bw'imitwarire yabwo bumeze nk'ikigo cy'igisirikare. Buriya bagira n'amaranka, bagenda barutana amaranka, ariyo mpamvu nyine ibyo by'abakaridinali n'ibindi n'amaranka. Ariko ntabwo ibyo bigaragara kuri kiliziya gatulika gusa kenene, bigaragara no ku madini menshi atandukanye. Madini menshi usanga nyine abantu bagenda barutana amaranka uko bagenda barutana ubumenyi. Ariko byagera kuri kiliziya gatulika ho barebana behaviors. Mu yandi madini ushobora kuba ufite n'imyifato mibi ariko bakumva bakugeze ngo apotre, ngo docteur, ugasanga uri imamu, uri birari, ugasanga uri shehe. Ariko kuba haji byo biterwa n'ubushobozi n'umutima. Byo ntago ari titre ishingiye ko ushobora kuyobora abantu ngo kubera ko uri haji. Ngo ni kuvuga muri Islam ntago kuyobora abantu ugasaba ngo uri haji, ariko hari amatitire y'abayimamu, abashehe, so ba mufti, ugasanga byose na amatitire. Iyobokamana hafi ya yose naho rigira amatitire. Ariko kiliziya gatulika yirihariye kubera ko yo ikora nk'ikigo cya gisirikare ubundi. Yego, ikanakora nka leta n'ubundi nka general government, ikanakora even nka military attaché, kuko buriya tugenda tubira hino byinshi byagiye bikorwa. Ariko Robert Sara uyu nguyu turi kureba n'uwo muri Guinea, n'umunyaguinea. Ejo bundi mu kwezi kwa 6 agize imyaka 80, aragize imyaka 80 mu kwezi kwa 6 twita 15. Ubwo n'amezi 2 n'amezi abrege gito cyane kubera ko iminsi nka 45. Muri kino gihe cy'iminsi 45 rero arimo araba mu perfect candidate, ariko akaba atari umwe mu bantu bigeze bavugwa ijambo rye cyane na Papa Francis. Pope yamushyizemo nibyo, ariko mu bantu we yakomeje kuvuga cyane harimo uyu mugabo bamwita nde bita Peter, yitwa Peter Eldo. Peter Eldo yitwa Cardinal Eldo. So Eldo rero we akomeza kugenda agaragaramo cyane ko ari ushobora kuba yafite andi mahirwe yo kuba yaba Pope. Sinzi rero abantu badukurikiye mwebwe murifuza iki? Yego, bikurumva ikintu kijya kibaho, ndetse ubona ko no gutora papa ni ibintu bitungura abantu. Nta ubu hari usanga uri guhabwa amahirwe, urasi ko babimeze ngira ngo ni inkuru itura. Oya, ntago bijya bitungurana. Abaturage baba barabivuze mu makuru, ndetse niba hano dufite abakandida 138 muri abakandida bose n'abakaridinari, byanga bikunda umwe muri bazaza. Ariko tukareba bari guhabwa amahirwe cyane, harimo uyu mugabo Peter Eldo ari guhabwa amahirwe cyane ku kigero cya 85% ko ari yashobora kuba ari wasimbura Pope Francis.
kenshi bagiye banakunda kuba bari kumwe ahantu henshi ntabwo ari bakunze kuba bari kumwe cyane ariko twe twari ku banyafurika yarateguye ngo azamusimbure ariko n'abanyamahirwe menshi bari kuvuga ko umunyafurika ashobora kuza kuba umunyafurika aramutse abayemo bo mu buryo buri politiki niyo muravuze ngo bari ahantu bameze nka Kiliziya Gatolika imeze nka politics nka general politics of the country nka politiki yagutse ya leta muri byinshi nakomeje kureba urumva Kenny yego ibaze ko abantu banini mubare munini cyane w'abantu bo muri Kiliziya Gatolika bajya gusenga batanga amaturo bakora ibintu byose bizihiza iyo migenzo yose n'iyo minsi yose ibyo bikorwa byose ibaze ko ku kigero cya 46% ari abanyafurika rero abazungu bashobora kuvuga ati kubera ko tumaze kubona ko abanyafurika aribo bitabiriye n'ubundi iyobokamana ryacu twabashyiriye areka tubareke aribo bajya nabo tubashyire ku mwanya ahubwo uwo twashyiraho tumushakira ubujyanama buhambaye akaba ariyo mpamvu ushobora gusanga yatuma Robert Sara ashobora kuba yaza cyangwa Peter Turkson wo muri Ghana wo muri Guinea ashobora kuba yaza no muri Ghana ni ndetse na Guinea Robert Sara no muri Guinea hanyuma Peter Turkson no muri Ghana bakaba bashobora kuba bamushyiraho in case kuvuga ngo reka tufate iriya generation y'abanyafurika bari gukura batoya bari kujya mu mandi madini menshi atandukanye tubarekera ahantu hamwe banumve ko nabo bafite ubuyobozi ntibikure mu bantu nk'aho twe twagendeye ku mabara y'uruhu yenda bashobora no kubikora bikanakunda ariko waramutse abayeho we ubundi nizihe nyungu y'abafitiye Afurika buriya agenda cyabyibaza ntago ndabona igisubizo kubera ko iyobokamana ryaje ritwereka ko imigenzo yacu ya gakondo itariyo urumva batwereka ko ibintu twe twakoraga atari byo kujya gusura imva z'abantu bacu ngo atari ibintu bya nyabyo kujya kubasura imva zabo batwereka ko ari imigenzo ya gipagani ariko urumva Kenny tuva hano tukajya Yerusalemu gusura imva z'abantu ba Kiliziya Gatolika bahapfiriye benshi yego imva z'abo bazungu tukajya kuzisura kandi batubujije gusura imva z'abantu bacu batubujije kwemera abakurambere bacu nk'abantu twemera bavuga ko ari uguterekera imizimu kubandwa imandwa n'ibindi nk'ibyo byose ku bakurambere bacu batakiriho ariko ababo babagira batagatifu umva ngo Saint Marita we yarapfuye umutagatifu ariko mwirabura rukara cyangwa mwirabura rujindiri we ngo kumwibuka ngo ni ukwibuka Nyabingi bino bintu by'iyobokamana rero nabyo n'imicengezamatwara ryo gukura abantu mu bumuntu bwabo n'imyemerere yabo bakadushyiramo iyabo bakagira imitagatifu yacu bakagira imitindi iyobokamana gerera ncanga buriya niyo mpamvu no kurivuga ubona hari igenda igendera gake mpamvu karena kubaje ngo iyo uri umukristo twari gushoka muri Bibiliya tukajyamo nka kubaza ibintu ariko n'ubundi ikiganiro ntago tugisoreza ahangaha mu bya Bibiliya tuzashaka umuntu yenda uzi iby'iyobokamana tubiganirirwa igihe bizazira abantu badukurikiye ku mirongo yacu migari bazabibona ko ariko bimeze ariko pike bino bintu tubihuza ndetse hari ibintu byinshi bigiye guhinduka ndetse hari n'ibiba bisigaye byagombaga cyangwa se umuntu ashobora kwibaza bizarangira gute cyangwa se Papa Francis we yabivuzeho iki urumva yifuzaga amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye ariko agiye hari ibihugu bitaragira amahoro navuga nko muri Ukraine nkavuga muri Congo ndavuga muri Sudan no mu bice bindi bigiye bitandukanye urumva Papa Francis imbere no kwifuza ko ibyo bihugu byakabaye bigiramo ndetse isi yose yakabaye igira amahoro ariko bisa nk'acyo kintu ari ikintu kigoye ndetse tukabihuza nuko Papa utorwa abari umuntu mukuru ndetse umuntu mukuru byinshi agomba kurinda ndetse n'amabanga akomeye abagomba kugira iki kurinda pike wenda tubihuje tukabihuza ko ikintu cy'amadini ari ikintu kinini cyane buriya hari abantu benshi wenda binagora kubyumva bakibaza n'ahantu bigenda bihurira ariko kuba agiye ku bijyanye n'intambara pike kuko turabizi ko Papa afite uruhare runini cyane rwo kuba ashobora no kuvuga intambara zikaba zahagarara kuki byagaragaye ko nta kintu kigize kiba kandi yarabitangaje impamvu abari yihe ndetse n'ukuboko kwabo pike buriya hari abantu benshi batakubona ariko ikintu gihari rero buriya kuri Kiliziya Gatolika intambara ziri inyuma y'uko Papa ariwe agomba gufasha ko bikemuka zimwe n'intambara zishingiye ku iyobokamana rega ntabwo zari gupfa gukemuka intambara zo muri Ukraine n'abari bene b'abaslav buriya intambara zo Burusirega n'aba-Ukraine buriya n'abantu bamwe buriya tujye tubafata nk'abantu bamwe kubera ko n'itorero ryabo ni rimwe itorero ryabo the Orthodox Church of the Slavs nuvuga ni itorero ry'abaorthodox ni insengero z'abaslav bariya Abarusiya bose ni bamwe
ikintu cya mbere izo nsengero ntabwo numva ko Kiliziya Gatolika ari no kuzikunda, yanazitezaho intambara yamutse bayifite ubushobozi, kubera ko bariya abantu ntabwo ari bake, buriya abantu barenga miliyoni 100 byanga bikunera batubwira ko abantu bacu ari abapagani, bumva ko n'abari ari abapagani kuba ari abasilave, bakaba bafite insengero zabo zifite umusaraba uriho imisaraba, uriho imitambiko ibiri y'umusaraba hejuru. Hari imitambiko ibiri y'umusaraba hejuru gutya ku matorero y'Abaorthodox, twabyita nko gupfobya Yesu. Kandi no twakurikira mu bintu by'iyobokamana, bavuze ngo iyo bari nk'umupadiri cyangwa umupasitoro nari kugira byinshi twiganirira. Twakurikira mu bintu nanone bya Yesu n'ibintu by'iyobokamana. Yesu nanjye ndamwemera, n'abandi benshi baramwemera. Nanjye ndamwemera kuko yaravuze ngo ntawe uzajya kwa data atanciyeho, nigiye nzira y'ukuri n'ubugingo. Kuba inzira y'ukuri n'ubugingo ntabwo tuzamunyuraho nk'ikiraro, nuko bimwe mu byo yigishije tuzabigenderaho. Ariko ikibazo ibitabo byinshi by'iyobokamana ntabwo harimo inyigisho za Yesu, hiberamo inyigisho za Pawulo, bano nyine abapapa n'abandi, kuko buriya Pawulo rega niwe papa, nubwo tumwita Francis, umupapa wa mbere n'undi yari Pawulo. Aho kandi ukumva. So rero ibyo ni ibintu tugenda tuganira, nyine uyu munsi twatumiye nk'abanyamadini bakaza bakadufasha kubyumva, twenda dushyiramo akantu kacu k'agasobeko, twenda dushyiramo akandi kantu k'ingobe, tugashyiramo akandi kantu k'umwambi, agashinge, agakoroshi, akatubwira ati yenda bimeze gutya bimeze gutya. Kubera ko hari n'undi mupadiri ejo nabonye n'umuapotre umunyamerika w'umunya Nigeria, afite n'abantu benshi cyane, niba ari Albert, harimo aravuga ngo abakristo ngo barababeshye Yesu ntabwo yabapfiriye. Ariko ibyo tuzabiganira byari ikiganiro dufite n'amashusho n'amajwi ye, abantu babyiyumvira atari abantu ngere kubivuga cyangwa ndi guharabika. Ariko uyu munsi abakristo bagize ibyago, babuze umuyobozi wabo mukuru, reka twifatanye nabo mu kababaro, hanyuma tubabwire bihangane. Ariko abakristo tunabakangurira gutangira kumenya gusoma ibitabo basomerwa, kuko abenshi kuri kino kigero tugezeho abantu benshi barize, kubera ko muri bitabo basomerwa harimo n'ibindi bintu bisa nkaho biba bidasobanutse cyane. Rero ukomeje kubisomerwa nkaho nawe uri itungo, usanga bitagaragara neza. Abo twakomerekeje mu tubabarire, imyemerere burya ni ikintu gikomeye. Ku myemerere ni ikintu noneho cyagutangaza muri Afurika, abantu mushobora no gupfa imyemerere mukanicana, abantu bakicana ukibaza nk'aba turi gupfa iki, kuko tutemera kimwe. Se ubundi turi kwemera ibiki bituma tutemera kimwe? Byande by'Abarabu baje bakatugira abacakara igihe kirekire, imyaka myinshi. Si by'Abazungu nabo baje bakaducakarisha no bakaducuza imyaka myinshi, bo barangiza bakagoma bakadutwara n'ubutaka ngaho Vatican, mu gahugu gato katanangana n'umujyi wa Kigali, kakagena ubutaka hafi bwo ku isi bw'amamiliyoni n'amamiliyoni y'ubuso. Ni ibintu by'iyobokamana twabe tuhagarikiye twifatanya n'abakristo. Hano pike wenda ni byinshi tugenda tugana cyangwa se tugenda tunahuza. Ariko wabonye nko muri Kongo, Felix Tshisekedi yabwiye abaturage ko bagomba kunamira papa bakifatikanya ubwo n'abantu b'Vatican ndetse n'abakatolike ku isi hose. Wera turaza kuza kubigana, ariko urumva ko Kongo n'ubundi katolike ifite uruhare runini muri kiriya gihugu, kubera ko Tshisekedi yabwiye abaturage ko bagomba kwifatikanya, ndetse bagomba guhura bagasenga, bakifatanya n'abandi bakatolika ahantu hose baherereye ku isi. Urumva ni igihe gikomeye ku bakatolika bose, ndetse igihe cyo kugira ngo bamusengere, kubera ko abakatolika ariko babyizera roho ye itagatifu cyangwa se ibe yajya mu ijoro. Siko babivuga pike? Reka mu mahoro, ariko roho bayisabire ijye mu ijoro. Buriya ikintu cyo gusenga cyagusetsa, wowe utabashije kwisengera roho yawe, se urumva ntabwo ibyo nabitindaho. Reka turebe impamvu Tshisekedi yavuze. Catholic Church muri Kongo niyo ya mbere, niho ifite abayoboke benshi ku mwanya wa mbere mu gihugu cya Repubulika Demokratike ya Kongo, mu gice cya Afurika, kubera ko bagize 47.3% by'abaturage bari muri Kongo. Mu gihe iheruka mibare ribasha kuba ryaheruka muri kangahe yari ndi kureba, mu gihe baheruka kubara iyo mibare nibarisha mibare, bari Kongo ni imwe mu ifite abayoboke benshi cyane ba Kiliziya Gatolika, kubera ko kuri mata turi kuvugana Republic Democratic of Congo ifite abaturage bagera kuri 126, mu gihe mwaka wa 2022 bari bafite abanyamuryango 135,000, bari bakiri ku mwanya wa mbere. Mwaka wa 2023 nabwo bari bafite 52,000 z'abayoboke ba Kiliziya Gatolika, mu gihe cy'umwaka umwe gusa biyongeye 15,000. Uyu munsi bafite hafi muri 60,000,000.
mu gihe Kongo ubwayo ifite miliyoni 126 z'abaturage. Rero ikaba igihugu cya mbere gifite abayoboke ba Kiliziya Gatolika ku isi. Nta nubwo ari muri Afurika gusa, ku isi yose ni Kongo. Hanyuma politiki ya Kongo buriya Kiliziya Gatolika ifitemo akaboko kanini cyane, hafi 80%. Yego, niyo mpamvu ko imeze nk'iyubakiye kuri imeze nk'iyubakiye, niyo mpamvu umva no kenshi na kenshi iyo bageze ibibazo bikomeye bahamagara Kiliziya ko igomba kubizamo hagati. Yego. Ariko buryo rero nka perezida ufite abayoboke kandi nawe uri gushaka abaturage yagomba kubereka ko yifatije nabo mu kababaro k'iyobokamana ryabo ry'imyemerere. Nta kindi gishya numva cyaba kirenza aho ngaho. Tunabihuje kubera ko abakurikirana intambara ya Kongo bazi cyitwa Senko, ni abapadiri ndetse n'abandi banyamadini bihuje bari gushakira umwanzuro ndetse ari gushaka igisubizo ku kibazo cya Kongo. Bagiye mu bihugu bigiye bitandukanye, mu Bufaransa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baje mu Rwanda, bagiye muri Kenya, bagiye mu bihugu bitandukanye ndetse bari gushaka umuti ndetse barimo bagira uruhare nk'abandi bose kugira ngo ikibazo cya Kongo cyo cyakemuka. Kongo iyo ndi kuvuga ifite diocese zigera kuri 70, ifite izo bita archdiocese 6. Archdiocese ni nini ko ndakeka mu Rwanda twebwe nta niyo tugira diocese gusa. Kabgayi ndakeka ari diocese na Sainte Famille ndakeka hari. Ariko Kongo ifite archdiocese 6 ni nini cyane, ikagira diocese 41, ikanagira archdiocese of Kinshasa ariyo ya mbere muri nini cyane ziri muri Afrika. Yego. Urumva rero Kongo muri diocese za Kiliziya Gatolika na Kiliziya Gatolika hano muri kino gihugu cya Kongo bafitemo akaboko kanini, niko nabyita. Ubwo rero byanga byakunda bari bahatijwe kumwubamira. Yego. Kubera ko imyemerere y'abantu burgira ni ikintu gikomeye cyane. Urumva Kisekedi bw'abaturage be ko bagomba kunamira papa ndetse bagafata n'amasengesho kugira ngo bamusezere. Yego. Ubwo ni ibyo nyine muri Afurika nuko bimeze, abanyamahanga baba bapfu cyangwa bazima tuzabemera, abacu abapfu cyangwa bazima tubihakane ngo ni za nyabingi amadayimoni sinzi nyine nabatindi gasa n'ibindi. Ariko tuzagenda tubimenya uko umunsi uko bwije uko bukeye. Ndakeka twaza gusubira mu kiganiro mu kanya. Dufite byinshi byo kuganira kuri uyu munsi n'abantu batwitegeye ko dufite ikiganiro twabwiye abantu ku gihugu cy'Ubushinwa na Amerika, nuko ibintu bya papa numvise ari byo sunzanamo. Ariko nabyo tugiye tubikora nyuma y'ibi bya papa. Yego, turasaba gukora icyo kiganiro ndetse reka tugume tubane mu mirongo migari, amakuru yose ndetse inkuru n'izindani turari kugira ngo tuzibagezeho. Twongera tubwira ba bantu rero ko hari akandi kantu hano. Yego. Akantu rero ntibanakarebe nano ku mupira niko kantu kariho. Wari wabibonye ariko kane. Amafaranga ntago ariyo ndi gushaka cyane, ahubwo ndi gushaka ko abantu bamenya ama Cotex y'ama sanitary pad afite icyo bita super absorber, akamura cyane, udashobora kugira ikintu bita any side leakage, udashobora kwitasha. Okay, reka tubashimire mwese mugire byiza kandi turakunda cyane.